Yes. Njyewe ndi mwarimu wize cyane, naraminuje, none nsazanye n'ubwenge, nsazanye impanuro z'abasaza n'abakurambere n'abasheshe akanguhe. Mwicare rero bahanure bana batoya. Barakubwira ngo icyo umusaza abona yicaye, abasore bakibona bahagaze. Imyaka ibaye myinshi, nariye ingoma nirenze izindi. Barakubwira ngo ifi nzima ntabwo wayibona hejuru y'amazi, ariko ifi yapfuye irareremba. Mwaba muzi impamvu yacu? Ninde wambwira impamvu yacu? Nuko ifi yapfuye idafite ubuzima iragaragara, ariko ifi nzima ntabwo ushobora kuyibona. Ibiri hasi mu mazi iba yoga irimo gushakisha icyo yarya, ariko ifi yapfuye yo igaragara hejuru. Nuko ikinyoma kigaragara, ikinyoma cyo kiragaragara. Ngaho muze mwiriwe neza. Ni karibu, ni munyegere. Muraho neza? Mwashakaga mwarimu? Mwashakaga mwarimu? Yego. Ngaho, mwarimu ni uwiki? Hari ibibazo twashakaga kukubaza. Kandi mwabaza. Mwari bamwe bavuga ko uri umusazi, abandi bakavuga ko uri muzima, ndetse ko uzi n'iby'ubwenge. Nawe ubona ko ndi umusazi cyangwa ubona ndi muzima? Ni koko tuje kukugerageza ngo tumenye nimba uri muzima cyangwa uri umusazi. Ngaho ni mungerageze. Mwari, kuki tutuma inzoga kandi uzi ko kunywa inzoga ari icyaha? Biranditswe ngo ntabwo ikijya mu nda aricyo gihumanya umuntu, ahubwo amagambo abavamo n'ibikorwa mukora nibyo byica kurushaho. Icyo cyo ntabwo mwagisoma? Mwari, abasinzi, abanywa urumogi, abarwana, abatinganyi n'abasambanyi n'izindi nkozi z'ibibi zose ntabwo zizabona ijuru. Ariko wongereho abanegurana, abanyamazimwe, abanga abana b'abandi, umugore ukubita abana b'abandi, umuntu wese ugirira nawe mugenzi we, uwanga gucumbikira abagenzi, uwanga gutanga amazi yo kunywa, uwanga gutiza mugenzi w'akamamiyo, n'abandi bakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo nabo ntabwo bazabona Imana. Mwari, kamubwire, gusuzugura no kunegura abandi ubigereranyije no kwica no kugira. Imbere y'Imana ibyo byombi ni ibyaha bizarimbuza ababikora. Mwari, ngaho tubwire, iyo umuntu apfuye ajyayo? Mwari, icyo kibazo icyo Mwari, mbere yo gusubiza icyo kibazo ndamenya yuko uri umunyabwenge cyangwa uri umusazi. Mwari, ikintu cyiza mu buzima ni ikihe, n'ikintu kibi mu buzima ni ikihe muri buno buzima? Reka basubize. Oya mwari, bano bana bakwanije ibibazo bikomeye cyane, ariko kugira ngo basubize hano nafite urwandiko narazwe na sogokuru wa sogokuru wanjye. Narize bihagije, urwandiko nta kintu rwamarira. Reka nsubize ibibazo by'aba bana. Ariko mwari, harimo ubutumwa bukomeye cyane. Mfite igitabo hano nakuye i Butare, ndi muri sansiye, nize no mu mahanga. Ibibazo by'aba bana by'urupfu n'ubuzima ndabisubiza. Ibyo bibazo ntabwo wabisubiza mwari. Hano harimo uyu muzingo wanjye nawurazwe na sogokuru wa sogokuru. Abo ngabo bakwigishije bavutse nyuma yawe yiwe. Rimwe kongeraho rimwe ni kabiri. Urashaka kumbaza ikindi ko ibyo nabyize mu ishuri? Mwari, hano harimo ubutumwa bwiza wagasomeye bano bana nyamara mwari. Fakuzana. Ustamenya nyamara urabimenya neza.
reka nsome ubu butumwa bw'umpawe n'uyu musaza bawe ndebe icyaba kirimo. Ariko njyewe nashoboraga kugusubiza nifashishije ubutumwa bwawe, ariko ubwo wabuhawe na sogokuru wa sogokuru wawe, reka musome numva icyo bubwira. usome pe, usome nabo bumvire. Ubu ni ubutumwa bw'abasaza koko, ndabona ari ubutumwa bwo mu binyejana bya kera, ariko nanjye ndi mwarimu wize kaminuza za kaminuza zose, sinzi impamvu nakwifashisha ubu butumwa bwawe. ubwo butumwa urabwifashisha kuko ni bwiza. Reka musome numve. Ndabona ari icyandiko cya kera, wagira ngo nicyo ku ngoma ya Rwabugiri. yewe na mbere ya Rwabugiri. Urupfu rwahuye n'umuntu mukuru ruramubwira ruti, kuko wangiriye neza ukampisha ubwo abahigi bamigaga bashaka kunyica, none ukaba warampaye icumbi iwawe, ni ukuri nanjye ninza nzagutwara, sinzagutungura, nzaguteguza sinzagutungura. Maze umuntu abaza urupfu ati, nakugiriye neza ryari? Urupfu ruramusubiza ruti, igihe wakoraga icyaha wari umpaye icumbi muri wewe, kuko urubori rw'urupfu ari icyaha, kandi biranditse ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzarimbuka, kandi ngo igihembo cy'icyaha ni urupfu. Yewe bya byandiko birakaze. Komeza usome, komeza usome. Umuntu mukuru arongera abaza urupfu ati, none nzabwirwa n'iki ko wenda kuza kunjyana? Ubwo rwamushuye yasubije iki? Komeza usome byose birimo. Byose birimo? Byose. Urupfu ruramusubiza ruti, nzaguteguza mu buryo bwose bushoboka. Hashize iminsi urupfu ruza kumujyana, niko kumubwira ruti, narije kukujyana, nizere ko witeguye. Umuntu asubiza urupfu ati, ntabwo niteguye, urantunguye, kuko utaneguje kandi twarabisezeranye. Urupfu ruramubwira ruti, sohoka hanze kuko ntagusiga, amasezerano narayubahirije. None se igihe wafunguraga radiyo nta matangazo yo kubika wumvaga? None se igihe natwaraga umuturanyi wawe weho nkagusiga, ntiwabonaga ko ubutaha ari weho? Umuntu mukuru abuze icyo arenzaho, urupfu ruramusohokana ruramutwara. Ruramubwira ruti, ngwino tugende, n'ubundi abantu mwumva nabi. Komeza usome biracyakomeza. Bukeye urupfu ruhura n'umwana, maze ruramubwira ruti, umva rero wa mwana we, weho ntiwumve nabi nk'abantu bakuru, ibyo ngiye kukubwira ujye ubyitondera. Kora none kuko ejo sahawe, tunganya inzira zawe neza kuko ejo sahawe. Icyo ushobora gukora gikore none, kandi umenye ko umunsi nzaza kugutwara sinzakugirira imbabazi, n'utwara ndadutwara, kandi sinzagusiga kuko uwo nitumye simusiga. Ngaho urabeho ndigendeye. Urupfu rukimara kuvaho, ubuzima buhita buhagera, buza bwihuta cyane. Nabwo bubwira umwana buti, urupfu uriya arakubeshya rata, njyewe buzima ndahari, dore uracyari umwana ufite ubuzima bwose, uri umusore, njyewe buzima muri weho, urakomeye urutare, humura ntacyo uzaba. Ese urabona ubaye iki? Uracyari umwana, humura, hariho amategeko akurengera. None se ntuzi amategeko arengera abana? Humura rero. Rupfu atwara abantu bakuru gusa bamaze gusaza n'indembe, naho weho uracyafite ubuzima bwawe imbere yawe. Hashize iminsi mike wa mwana ajya koga mu ruzi, maze araruhama. Abantu baraza bamukuramo, ariko habura gato ngo apfe. Maze urupfu ruromboka ruca mu bantu, ruca hagati mu maguru y'abantu batarureba, ruraza rwegera wa mwana ruramubwira ruti, urabona ko ibyo nakubwiye byose bishoboka? Buzima ntukamwizere, buzima ni ubusa, buzima ntacyo ari cyo, buzima ntacyo ariho, kuko yagutenguha isaha iyo ari yo yose. Urupfu rurongera ruromboka rurigendera. Hashize imyaka 15, umwana yatsa moto y'abandi. Mu kwikanga moto iramugurukana, aragenda
akubitana n'imodokari, maze umusore akanguka hashize ibyumweru 2 ari muri koma. Urupfu ruromboka gahoro gahoro no kwa muganga ruramwongorera aho ku gitanda, ruramubwira ruti sinakubwiye ko buzima akubeshya? Buzima ntukamwibeshye, buzima yagucika, buzima yagutenguha, isaha iyo ari yo yose yagutenguha. Ntukamwizere, uyu munsi ni wo wawe wonyine nguhaye, ejo sahawe. Urupfu ruromboka rubonye muganga aje, barabisikana rurigendera. Umusore amaze gukira arataha. Umusore ageze ku myaka 25 ajya ku rugamba, avayo yacitse amaguru yombi. Amaze gukira ibikomere atembera mu kagare ke, yumva hariho umuntu umusunika, ahindukiye asanga ni Rupfu. Maze Rupfu niko kumubaza ati ese buzima uracyamwizera? Dore 1/2 cyawe nicyo usigaranye, none buzima uracyamwizera? Urupfu rubonye umugabo adasubiza niko kumusezeraho, ariko mbere yo kugenda ruramubaza ruti ari ukubana n'inshuti ikubeshya no kubana n'umwanzi ukubwiza ukuri, wahitamo iki? Dore nkubwiye ukuri, buzima ukunda nta ubaho, umwirukaho ariko ntushobora kumubona, ntushobora no kumufata. Ahora kubeshya uburambe kandi ntabwo, ariko nge Rupfu ubwiza ukuri, nguhora witeguye ariko ntujye unyumvira. None ndigendeye, nzagaruka aribwo bwa nyuma. Bagitandukana, Rupfu akigera aho hirya ahura na Buzima, yatanya yihuta aje kureba wa mugabo wari uri mu kare. Rupfu abaza Buzima ati kuki ubeshya uriya mugabo, kuki umubeshya? Buzima aramusubiza ati Rupfu we, nuko abantu utabazi. Abantu bakunda ikinyoma, ntabwo bakunda ukuri. Iyo babwije ukuri ntibabyitaho, ntibagukunda, ntibanakwizera, ahubwo baranakwanga. Rupfu niko kubwira Buzima ruti noneho menya igituma abantu banyanga, nuko mbabwiza ukuri. Urarusomye rwandiko. Mwari, ni ikihe kintu kiza mu buzima kandi ni ikihe kintu kibi mu buzima muri buno buzima? Yewe mwana we, ikintu kiza mu buzima kuruta ikibindi byose, nshingiye ku rwandiko rw'abo bakurambere bacu n'impanuro baduhaye, nanjye ndati ikintu kiza kuruta ibindi mu buzima ni ubuzima. Ni ukuba utarwaye, ufite amagara mazima, nibyo bintu byiza biryoha kuruta ibindi mu buzima. Kandi ikintu kibi mu buzima kuruta ibindi byose, aho nabonye kiriza abantu kikabababaza, kikabatera intimba idashira, ikintu kibi mu buzima ni urupfu. Mwari utinya urupfu? Ntabwo ntinya urupfu njyewe. Mwari abatwita umusazi barabeshya, ahubwo nawe kuko udatinya urupfu ntabwo wuzuye mu mutwe. Yewe mwana we, ntabwo ntinya urupfu kandi sindi umusazi, ahubwo njyewe ntinya umuntu udatinya urupfu. Tinya umuntu udatinya urupfu. Ntinya umuntu udatinya urupfu. Ako mwari, bano bana bakwaje ibibazo bikomeye, ariko nabo basubije nk'uri gusubiza abantu bakuru. Reka naho gusubize baba muzehe. Abana bari muri iki kigero cy'imyaka ntabwo bakunda umuntu babeshya, baba bafite ubwenge bwinshi n'ibibazo byinshi cyane, baba bashaka gusobanukirwa n'amayoberane yo muri ubu buzima. Niyo mpamvu nahisemo kubasubiza ntabahishe, nkababwiza ukuri kw'iki gihe turimo. Bana rero, ngaho murabeho nimugende, akabando k'iminsi ugaca kare ukakabika kure. Ngaho murabeho naho ubutaha. Nganzegera urwandiko rwanjye ngo kiburete, ariko se buriya wowe ko wize amasomo wize muri ibyo ngibyo? Izi ni impanuro z'abakurambere. Murakoze kumva neza izi mpanuro, agakino twari twabateguriye karangiriye aha ngaha. Murakoze cyane.